Ikindi nk'umuntu uzi iby'impano nk'umunyempano ubuhanuzi bwinshi buca kuri YouTube ntabwo ari ubw'Imana. Ese mu bihe by'intambara by'imvururu umukristo yakwitwara ate? Ahubwo guhunga biremewe ku mukristo kuko n'Imana iba yamubwiye aho agomba guhungira. Aba afite ubwenge bw'Imana. Urakoze mushumba. Reka tugaruke cyane ku buhanuzi bwavuzwe ndetse bukanakomoza cyane ku Rwanda na Kongo. Mushumba, uyu munsi hariho amakuru menshi y'abasabira u Rwanda cyangwa ibihugu byinshi bisabira u Rwanda igihano bitewe n'intambara iri muri Kongo kandi bagashinja u Rwanda ko rufitemo uruhare. Murabivugaho iki nk'umuhanuzi? Akureho ibihano bikomeye n'imyumvire, hanyuma aha abanyagihugu umutekano, abaha intsinzi, abaha amahoro. Nubwo hari abandi batabyumva bati tuzakurwanya mpaka tukwishe, tuzateza umutekano muke, ariko jyewe umurokore, jyewe pastor, jyewe umukristo, jyewe umusomyi wa Bibiliya, jyewe umugosupo, Bibiliya integeka gusengera umuntu wese wabonye intsinzi. Yesu yavuze ko hazabaho amadini menshi. Yego. Nubwo leta zimwe zizafata imyanzuro zishyira amadini ku murongo, izindi zibeti nagabanuke, izindi ziyasenye, izindi ziyagire gute, bireba ngo hazabaho amadini menshi. Uzayafunga hariya handi afunguye, nari hazabyara menshi, kuko ibyanditswe byera muri Bibiliya byose bigomba gusohoka. Yes, ni kuri The Bible TV na Azaf 9 TV. Dushimye Imana kandi kongera kuboneka kuri uyu munsi wa none, ndetse dushimye Imana kongera guhura n'umushumba wacu Apotre Yongwe Joseph. Turabasuje Apotre. Urakoze, turakwakiriye. Hanyuma dushuhuze inshuti za Azaf 9 TV, bagiye bayireba, inshuti zose za The Bible muyirebe muyikurikire. Hanyuma dusuze inshuti za The Bible, abakunzi bacu abari mu Rwanda, abari hano Kampala Uganda, abari Nairobi, abari Burundi, abari diaspora mu bihugu bitandukanye ku migabane yose y'isi. Reka tubabwire ngo Imana ibaha umugisha. Yego. Bakomere kandi nkunda kubwira abantu ngo bahaguruke, batake, bakore. Umuntu wese agomba kuryama abonye intsinzi. Ubyutse mu gitondo ugasengera akazi kawe, ugasengera umukoresha wawe, ugasengera abakiriye, ugasaba ukuboko kw'Imana kukabana nawe. Indirimbo ni yayindi rero, bazakomera, bazagera kure, n'abatsinzi, n'abaneshi, n'abanyembaraga. Kandi ibihe abantu barimo ku isi ntibibakange. Yesu ni muzima. Yego. Reka dusenge kubw'iki kiganiro tugiye gukora, kugira ngo kizafasha abantu bazagikuremo ubwenge, bazagikuremo kubaha Imana, kandi kizabamara agahinda n'umubabaro. Nyagasani Imana iri mu ijuru, turagushimira iki kiganiro tugiye gukora. Dusengeye inshuti za Azaf 9 TV, dusengeye inshuti za Yongwe TV, inshuti za The Bible TV, abadukurikira bari mu Rwanda bumva ururimi tuvuga, turabasengeho bari mu migabane y'isi itandukanye. Mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana n'amavuta n'ibyishimo n'uburinzi bw'Imana bibabeho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze mushumba. Ngira ngo uyu munsi tugize umugisha kandi kongera guhura namwe. Twifuje ko tuganira namwe ku bijyanye n'ubuhanuzi buvuzwe igihe kinini. Mugiye kudufasha kubuhuza n'igihe tugezemo cya none, gisa n'ikigaragaza ubuhanuzi bwavuzwe igihe kinini nk'intambara. Ese ibyo bintu byaba bihurira he n'ibivuga ko intambara zizabaho iminsi y'imperuka, intambara zizaba ahantu henshi n'impuha zazo? Ese birahurira he mushumba? Icyo dushobora kubwira abantu, twebwe twemera kimwe, twizera ko intambara zose zikomoka kuri Satani, hanyuma zigasohozwa n'impamvu zatumye iyo ntambara ibaho. Iki kugisobanura bikumvikana, intambara
impamvu ziterwa n'impamvu ni uruhererekane rw'ibintu bitandukanye abantu baba bafite cyangwa se ibibazo biri muri sosiyete, muri za politiki zitandukanye ku isi, abantu batumvikanaho bagafata ingamba z'uko bagomba gukoresha intambara, inzira y'intambara. Wavuga ngo zikomotse kuri Satani gute? Nuko Satani yabujije za mpande ebyiri kumvikana. Nge nawe dufitanye ibibazo tutumvikana bijyanye kandi bigomba gukemuka. Ndashaka ukuri kwanjye, nawe urashaka ukuri kwawe. Kisi we ntushaka kumva ukuri kwanjye. Aho Imana ibiri rero nuko za mpande ebyiri zitumvikana zihura zikaganira mu mwuka w'amahoro, intambara ikarangira nta maraso amenetse, nta bavuye mu byabo, nta manza zibaye, nta za kajorite z'intambara zigaragaye. Iyo rero bamwe bashotse mu ntambara, abaturage bashobora kuva mu byabo, abandi bagapfa, abandi bagakomereka. Hari umuririmbyi wacu yaririmbye ngo intambara irasenya ntiyubaka. Intambara irasenya ntiyubaka. Ntiyubaka. Niho rero bivuga ko intambara zikomoka kuri Satani. Sinzi niba ku kantu kumvikanye. Karumvikanye. Intambara zikomoka kuri Satani. Uko mu mugambi w'Imana nuko habaho amahoro. Leta zikaturana neza, igihugu kikabamo umutekano, abayobozi bakayobora neza, ingabo zigatekana, muturage uroye intama zikamutunga, wafashe isuka gahinga ntakurwe mu byo yahinze, abana bakiga, bikorwa byose bikagenda neza. Iyo rero habayeho intambara, Satani aba yabyicanzemo, kuko Satani yabonye inkomere kwa muganga zuzuye araserebura, iyo abonye umwana ari kwica nyina araserebura, iyo abonye abanyagihugu basubiranyemo araserebura. Akoresha akavuga ati intego yanjye nziza nayigezwe, kuko icyazanye Satani ni ugusenya. Ariko icyazanye umwana w'Imana ni ukugira ngo abohore abantu baye mu mahoro, baye mu mudendezo. Urakoze cyane Mushumba. Ese intambara Imana yemera ko zibaho? Imana yemera ko intambara zibaho? Nubwo intambara zikomoka kuri Satani, ariko Imana ntikunda intambara. Ni Imana y'amahoro, ntabwo ari Imana y'intambara. Iyi ntambara, kuko hari aho Bibiliya ivuga umunyamakinga yabonye intambara zije arazikinga. Ntabwo rero tuvuga ngo Imana yemera intambara. Imana yemera intambara. Imana yemera intambara. Imana ishobora kwemera ko intambara ibaho, kuko ibigeragezo bitabayeho ntabwo twaba turi mu rugendo. Ariko intambara Imana yemera ni iyihe? Mvuga utuntu nka dutatu. Birabago murwanira ukuri, kuko ukuri kuzatsinda ikinyoma. Niba birivuze ko murwanira ukuri kuzatsinda ikinyoma, yemeye ko umuntu ashobora kurwanira ukuri n'uburenganzira bwe. Sibyo? Ariko nanone Bibiliya ikavuga ngo uwicisha inkota nawe azayicisha. Urumva ko iryo jambo rije rivuguruza ryarindi rivuze. Naboti mu gihe yamenaga amaraso, aho yameneye amaraso n'ihimbwa zarigatiye aye. Bivuga ngo niba intambara ishobora kwica abana, ikica abakecuru, ikamenesha abantu mu byabo, igateza ibintu bitandukanye, icyo gihe nubwo uriya muntu yaba ari kurwanira ubusa, ariko iriya ntambara mwitangira ryayo Imana yo yavuze ngo, iravuga ngo nimugire amahoro, nimwumvikane. Kuko nta muntu ushoka inzira y'intambara yishimye, nta n'umuntu ujya kugura intwaro z'intambara yishimye. Ibyo bintu uri kubyumva? Birumvikana. Nta muntu ugura intwaro z'intambara yishimye, nta n'umuntu uva mu byiwe yishimye. Mbere y'uko intambara ziba, abantu bagashyamirana, Imana ubwayo ibanza kuvuga ngo nimwumvikane, nimugire amahoro, mube mu mahoro, mube mu mutekano. Yesu agiye mu ijuru yavuze ngo mbasigiye amahoro. Ibibuza abantu mu amahoro rero
biba bikomotse kuri Satani. Niko kwa kumenengana, niko kwa kwicanye, niko kwa kumena amaraso, niko kwa gusenya ibikorwa remezo. Ariko ugasanga nyine ya ntambara ishingiye kuvuga ngo simbyemera. Uko mbyumva nuko byumva. Niyo mpamvu rero abantu Imana ibategeka gusengera igihugu. Mu gihe leta idafite ibyo yumva, mu gihe abaturage bakafite ibyo bumva, inzego zibishinzwe zikumvikanira abantu. Zikumvikanya abantu. Umwe akavuga ati ndekuye ibi, undi ndekuye ibi, nguhaye uburenganzira ubu, nawe ndaguha uburenganzira ubu. Hanyuma twese twumve ko rya tegeko ritugenga, dushake amahoro. Ni nacyo umuyobozi wese wa buri gihugu aharanira. Aharanira ubusugire bw'igihugu n'amahoro, iterambere n'umutekano. Iyo bimwe rero byatangiye kukunanira ubusugire bw'igihugu, ntubashe kuburinda, umutekano ntuwutange, amahoro akabura, ibyo abaturage bikanyanyagira, ntabwo uri kubahiriza ya nshingano warahiye. Bigusaba kusenga cyangwa se ugafata izindi ngamba zishobora gutuma habaho amahoro. Isi yose ikeneye amahoro. Ibihugu bikomeye ku migabane y'isi ikomeye bishora ubutunzi bwabyo bwinshi kugira ngo byubake umutekano, byubake n'amahoro. Intambara rero ziteza imivurungano ntabwo zikomoka ku Mana. Ariko abantu bashobora kuzishoramo kuko babuze amahoro. Ndatanga urugero. Bibiliya igaragaza yuko Abisirayeli bajyaga baterwa bakarwana n'Abamoni n'Abamowabu n'abanzi babo. Tubona ba Dawudi bica Gideyoni, tubona ba Goliyati, tubona ingabo ndetse n'ingabo zarwanaga zikaneshwa. Netsinda muri Bibiliya zahabwaga amashimwe, zikubahwa cyane. Yabaga ari intambara abantu barwanirira uburenganzira bwabo. Uburenganzira bwabo. Bashaka kubabuza ibyo bizera, bashaka gutwara ibintu bitandukanye, imitungo yabo, bashaka kubabuza uburyo bw'ibyo bizera, bashaka kubatwara imbibi zitandukanye z'ubutaka bwabo. Abisirayeli bagashoka ku rugamba bakarwana. Imana ikabaha umugisha. Ariko muri iyo ntambara habaga harimo abantu batatu babaga bakomeye mu gihugu. Habaga harimo umuhanuzi, hakaba harimo umwami, hakaba harimo n'umutambyi. Mu ntambara rero zanditse muri Bibiliya hakuraga izi nzego eshatu: umuhanuzi, umutambyi n'umwami. Aba ni abantu batatu bagomba kuzana intsinzi mu ntambara Imana irimo. Bagomba guhuza bakazana intsinzi mu ntambara Imana irimo. Umuhanuzi ashinzwe iki? Ashinzwe gutanga amakuru. Akabwira ati nimujya ku rugamba mwirinde ibi n'ibi, ntimurongore abanyamahanga kuko ku rugamba iyo musambana muratsindwa. Nimutwara ibintu bya rubanda, mu rugamba ingabo zisahura ziratsindwa. Nimwica inzirakarengane, ku rugamba iyo abantu bica inzirakarengane baratsindwa. Mugendere mu mategeko, nimurye ibihumanye. Hari ibyabaga bibujijwe ku rugamba abantu batagombaga kurya kugira ngo batsinde intambara Imana irimo. Ako ni akazi. Umuhanuzi akababwira uburyo bazatera, aho bazikinga, ibyo bazambara n'uburyo bazitwararika. Bagahora bamenya n'amakuru y'umuhanuzi. Igihe umuhanuzi yavuga ngo nimusoze intambara, bagasoza intambara. Nimumanuke hepfo, bakamanuka. Nimuzamuke, bakamanuka. Icyo gihe niko intambara yarwanaga. Icya kabiri, habaga hari umwami. Umwami ni umutegetsi, ni perezida. Muri iki gihe mu bihugu bidafite abami ni perezida. Mu gihugu kirimo abami ni abami nyine, ni umwami nyine. Mu gihugu kirimo umwami ni umwami na perezida. Kuko iki gihugu uri ko gifite umwami kikagira na perezida, turabara hani Bugande turi, sibyo? Noneho rero umwami wabaga ari umwami yabaga ahagarariye amategeko, guverinoma, sibyo? Mu gihugu kitarimo umwami. Noneho nawe yavugaga nyine ubwo icyo gihe ni rwa rwego rwa gisirikare, ingabo ziritwara gutya, ziragenda gutya, ibikoresho, amategeko n'ibindi.
hakaba hari n'umutambyi rero. Umutambyi ninde? Ni umushumba, ni pasiteri, ni ba bishopu, ba apostolike, ba musenyeri, ba karidinari. Nabo bakajya imbere y'Imana bati Imana uduha intsinzi muri iyi ntambara. Dore bari gushaka gusenya itorero, bari gushaka gusenya ubwami bw'Imana. Ingabo zahagurutse zirashaka kutwambura gakondo waduhaye, zirashaka kutwambura umutekano wahaye igihugu, zirashaka gusenya ivugabutumwa n'amatorero n'igihugu bagasenga. Ikibazo rero usanga kibaho mu ntambara nyinshi zisigaye zirwana ku isi, harwana umwami gusa, umutambyi acecetse n'umuhanuzi acecetse. N'umuhanuzi acecetse. Dufata urugero nka buriya nk'uriya mutekano muke uri mu gihugu cya Kongo. Iriya ntambara yakagombye kuba yaratangiye umwami abizi, umutambyi abizi, abatambyi bari ku mavi bari gusenga, abahanuzi barahanuye. Umuhanuzi yaravuze, abanyangi bati umuhanuzi yavuze gutya ko iyi ntambara tuzayitsindwa cyangwa ko tuzayitsinda. Icyo gihe rero kuko abantu bemeraga umuhanuzi, atari muri ino minsi umuhanuzi ati ni babandi bananiranye, ni babajura, ni babasambanyi, ni babandi babeshya, ni bamwe bagumura rubanda. Suko byari bimeze. Ijambo ry'umuhanuzi ryarubahwaga, ijambo ry'umutambyi ryarubahwaga, ijambo ry'umwami ryarubahwaga. Hariho n'igihe ingabo za Isirayeli zajyaga kurwana, umuhanuzi akavuga ati iyo ntambara nimuyihora agashyira hejuru agahanura. Umwami akavuga ati umuhanuzi yavuze ko iyi ntambara tuzapfusha abantu benshi mu ntambara, tuyihorere. Hari aho umutambyi nabo bajyaga gusenga, Imana ikavugana nabo ikabwira ngo iyo ntambara nta nyungu zayo, bakayihagarika. Ubu rero intambara ziriho mu bihugu byo ku isi, no uragura indege y'intambara, ndagura imbundi yirasa. Yego, n'amarushanwa. Igisirikare cyanjye gitojwe neza, nanjye cyanjye gitojwe neza, nibiba ngombwa ndagura n'abacanshuro. Mfite amafaranga. Izo ntambara rero ni intambara zangiza ibikorwa bya leta, zibamwo ibibazo bitandukanye, zishyira abantu amamiliyoni y'abantu mu nkambi, bakava mu byabo bakajya mu kaga. Hanyuma ibyemezo byo kuzirangiza bikazafatwa, habayeho ibyemezo by'imiryango ya ONU, habayeho ibyemezo by'ibihugu by'ibihangange, inkunga zahagaze mu bigo butandukanye. Ariko buriya uzi ko intambara uzayitsindwa, ntabwo wayijyamo. Uzi ko intambara nta nyungu uzayikuramo, ntabwo wayijyamo. Uzi ko za ONU n'ibihugu bikomeye ku iherezo bazagutegeka kuyisoza, ntabwo wayijyamo. Uzi ko uzayikuramo za kajorite nyinshi, uzi ko ibikorwa remezo, uzi ko bazagujyana mu nkiko mpuzamahanga, ntabwo wayijyamo. Niyo mpamvu rero zabaga ari intambara abantu barwanira uburenganzira bwabo, ariko bakaha agaciro abantu batatu. Imana ikavuga uko bizagenda, umuhanuzi agahanura nk'ijwi ry'Imana, umugaba w'ingabo akabaza icyo Imana yavuze, umugaba w'ingabo w'ikirenga akabaza icyo Imana yavuze. Ingabo ku rugamba zikaba zivuga ati nubwo muri kuduteraho amabombe mwaducanyeho umuriro, Imana yavuze ko tuzabatsinda kuko dufite umuhanuzi mu gihugu. Kabiri, abatambyi bakaba bari ku mavi basaba intsinzi, basengera ingabo. Niko hanyuma n'ingabo zikajya ku rugamba zumva ijwi ry'Imana. Intambara zo mu minsi y'imperuka rero nuvuga ngo nimuturusha amasasu, nimuturusha imbunda, igisirikare cyacu kiriyubatse, nurenga aha nzakurasa, nuzana imbunda indege nzayirasa. Izo ntambara rero nubwo ari abantu barwanira uburenganzira bwabo, zangiza ibintu byinshi, kandi bikazarangira n'ubundi imiryango mpuzamahanga ishakuje na ba nyirazo babonye ko bagomba kuzisoza. Nicyo navuga ku ntambara. Urakoze cyane mushumba ku busobanuro duhaye ku bijyanye n'intambara. Ariko se ikibazo kibaza ngo intambara z'icyo gihe cya kera cyariho umwami, umutambyi ndetse n'abahanuzi,
zitandukaniye n'intambara dufite none zivugwa cyane cyane nko mu karere cyangwa ziriho ku isi? Icyo bitandukaniyeho, rimwe na rimwe intambara nyinshi abantu barwana cyangwa se ibihugu birwana ni intambara zishingiye, bamwe barwana intambara zishingiye ku burenganzira bwabo bambuwe, abandi bakarwana hakaba intambara zijyanye ku nyungu zabo. Sinigitangaza ko hashobora kuba intambara, abantu bashobora gusoza intambara ariko zishingiye ku nyungu zabo bwite, zitari inyungu za rubanda, zitari inyungu z'abaturage. Nabyo bibaho, kuko bisobanure kugira ngo byumvikane. Intambara y'abantu barwanira uburenganzira bwabo, ntabwo iharanira inyungu z'umuntu ku giti cye, ni muri rusange. Intsinzi iba intsinzi ya bose, ntabwo iba intsinzi y'umuntu. Intsinzi ya bose mu ntambara ni ukubona umutekano wabuze, ukabona serivisi wabuze, ukabona ibyishimo wabuze, ukabona gakondo y'ubutaka wabuze, ukagira umudendezo. Wowe uyibonye ukanamenya ko na babandi batagufashije mu ntambara, utaza kwihora. Kwihora urabyumva? Utaza kwihora ukaba urwanira uburenganzira bw'ubusugire. Ni abantu barwanira uburenganzira bw'ubusugire bw'ubutaka bwabo, ni abantu barwanira uburenganzira bimwe, baraza kurwana iyo ntambara bayirwana. Ariko ya ntsinzi iragira ku bakwemeye n'abatarakwemeye, ku barwanyije intsinzi yawe n'abayirwaniye. Iyo ntambara rero, iyo uri kurwana iyo ntambara, inyungu atari izawe, udafite kwihora, inyungu atari izawe, n'Imana iragushyigikira. Kuko Imana ntikunda inyungu z'umuntu, ikunda inyungu za rusange. Kandi ni nayo ntsinzi ikunda kuboneka mu ntambara zitandukanye, kuko no muri Bibiliya niyo ntsinzi yagiye iboneka. Ni abantu batwaweho umunyago, umuntu atangiye urugamba rwo kurwana kugira ngo basubize uburenganzira bwabo. Nkibaza yuko rero iyo ntsinzi Imana irayemera, ariko ntabwo uzagenda ntacyo urwanira inyungu zawe, wice abaturage, wice rubanda, usahura amabanki, utware ibintu bitandukanye, nurangiza ubyina intsinzi abamarayika baze kubyina. Ntabwo abamarayika baza kubyina. Bivuga ngo intambara iyo ibaye hariho bamwe Imana ibigiye guhana n'abandi bigiye kurwanirira. Bibiliya ivuga ko nta bwami budashyirwaho n'Imana. Iki tugisobanura. Nubona umuntu yabaye perezida, yaba mwiza cyangwa mubi, aba yagiye Imana yabyemeye. Kuko Bibiliya bago Umwegiputa ahimye umwami, Farawo utari Farawo wa mbere, akora udutendo dutandukanye. Umuntu wese wabonye yabaye umuyobozi, buriya n'uyobora akagari, n'uyobora umurenge, na wa wundi ushinze mu rusengero, niyizere mu bya gospel, wavuye ati wowe ushinzwe isuku mu rusengero, niyashaka bari mu matuwarete, Imana iba yabyemeye. Umuntu rero yabaye perezida, akaba minisitiri, akaba generali, akayobora abatayo, paratuye y'abasirikare, Imana iba yamwemeye. Kuko nta muntu n'umwe, ntabwo wabivukanye, hari urwego rwabiguhaye. Nge rero nk'umukristo binsaba iki? Biransaba kurenga amagambo. Uzi ko n'inyeshyamba y'irwanya ikica abantu, igakora ibintu bitandukanye, ikagenda ikagera ku ntsinzi, igafata idarapo ry'igihugu, igafata ibirangantego, ikarahira, burya Imana iba yamwemeye. Sibyo? Icyo usabwa ni ukumusengera. Wa mutambyi aramusengera, namara kumusengera akureho inkota yo kwica, azana inkota yo gukiranuka, akureho ibihano bikomeye n'imyumvire, hanyuma aha abanyagihugu umutekano, abaha intsinzi, abaha amahoro. Nubwo hari abandi batabyumva bati tuzakurwanya mpaka tukwishe, tuzateza umutekano muke, ariko jyewe umurokore, jyewe pastor, jyewe umukristo, jyewe umusomyi wa Bibiliya, jyewe umugospel,
Bibiliya integeka gusengera umuntu wese wabonye intsinzi. Integeka gusengera umuntu wese bago mwubaha ababayobora, ikantegeka no kubagandukira nubwo haba ari mu bihe bibi. Umuntu wese uri ku ruhande rwo kurwanya ubuyobozi, wumvise ubuyobozi bw'igihugu Imana yashyizeho, yego wumvise uriya mu mirwanire yiwe ni bimwe nasobanuye, afite ibintu arwanira ashaka ko bibaho, ko bibaho. Njyewe rero ntabwo nicanga mu ntambara, sindi umupolitisi. Ntabwo ngira bari yagwa muragapfa barebera kagenza gute kuba kanwa kanje katura amahoro. Nivuga ngo Mana, igihugu kiniki hari imitwe iri kurwana, uyoboye ni naka, duha amahoro mu gihugu, duha amahoro mu gihugu. Ntabwo njye hariya ngo bariya bagasha, kuko Bibiliya ntintegeka kugira abanzi, ahubwo biri integeka gusengera abanzi b'igihugu no gusengera abari mu gihugu n'abari inyuma y'igihugu kugira ngo igihugu kibe gitekanye. Kuko igihugu kirutukiyobora ubukuru ni igihugu Imana yahaye ba sogokuru. Uyu munsi perezida uyoboye iki gihugu, wumvise igihugu kimurusha ubukuru, sibyo? Niyo mpamvu rero niyo Imana imuhaye kukiyobora arwana ishyaka ry'igihugu n'abanyagihugu, yego Imana imutoranije ngo arwane. Kuko umuyobozi w'igihugu arapfa ariko igihugu kigakomeza kuba igihugu, yego akurwaho mu buryo bwiza cyangwa uburyo bubi, igihugu kigakomeza kikabaho, igihugu kigakomeza kubaho. Imana yagihaye ba sekuru wataravuka kiri mu bitekerezo by'Imana. Niba igihugu giturwa na miliyoni 10 kigaturwa na miliyoni 100 magana, Imana ikarobanura umuntu ugaca ahantu mu nzira za politiki, mu nzira z'amashuri, mu nzira z'iki za diplomasi, ukazabona wicaye ku ntebe yo hejuru, gatama Imana iba yagushyizeho. Ubwo mu ijambo rimwe wenda igihugu ni iki? Igihugu gitandukanye. Igihugu ni gakondo Imana iha abantu, si icy'umuntu. Ubuyobozi ni intebe abantu bakwica, Imana ikwicazaho igakoresha abantu bakagutora, cyangwa se ukarwanira uburenganzira bwawe ukazagera ku ntsinzi wicaye kuri iyo ntebe. Rero ndakurahiye, Dawudi yarwanyije Sawuli, agenda urugendo rurerure. Sawuli yarwanyije Dawudi, Dawudi ava arahunga ajya mu ishyamba, ajyana n'agace k'ingabo. Ariko umunsi umwe kubwo gusenga kwa Dawudi, nk'umuntu Imana yari yahaye isezerano y'uko wamurwanyaga azamuyobora, aza kwinjira mu buvumo, asanga umwanzi we Sawuli n'ingabo zamukurikiye ziri kumwe n'umwami ku ruhande rwa Sawuli. Dawudi yari haduye, wabyumvise? Ku ruhande rwa Dawudi Sawuli ntabwo yari haduye, ariko imbere y'abasirikare yari umwanzi bagwanaga kubera ko wamuhigaga kwa mwice. Ko nubwo yamuhigaga kwa mwice yabati byari byo byose, nubwo uyu mugabo ashaka kunyica, aracyari umwami. Imana yamuhaye umwami, aracyafite ijambo, Imana iracyamwemera. Yinjiye mu buvumo, amusanga amaryamye asinziriye. Ingabo ziti intambara irarangiye, tugiye gufunga ubuvumo cyangwa dushyiremo amashara cyangwa ibyatsi tubatwike bapfire. Dawudi rero ati reka da, biragatsindwa kwica uw'Imana yimikishije amavuta. Kugeza ubwo Dawudi Imana yamuhaye ubwenge n'ingabo ze bariruka, bafata umwenda w'ikinyita barawukata. Bakimara kuwukata barasohoka batabishe, batayishe n'ingabo zabo zasinzira. Bageze hakurya baramuhamagara bati ntureba ko Imana yari yamutugabije? Icyo uracyumva neza? Nibaza yuko rero aragaragaza yuko umuntu ukiri ku ngoma ntegekwa kumusengera. Nizo ntambara z'abarwanira uburenganzira bwabo ntegeka kubasengera. Uzagera ku ngoma nzakoma mu mashyi nganduke, ntanga amaturo, ntanga umusanzu, musengere nitabira amategeko n'amabwiriza, kuko ndi munsi y'itegeko nshinga rinyobora. Iri inyobora. Hanyuma rero menye ko intambara igiye gutera igihugu. Bibiliya integeka kuzamura ibiganza ngo Mana tubabarire, kuko intambara
irasenya ntabwo yubaka. Intambara yose irangira habonetse za kajorite, habonetse inkambi z'impunzi, ibikorwa remezo byavumwe za guverinoma bisenyutse. Ni nayo mpamvu rero iriya miryango mpuzamahanga ibigana iti nimwicare ku meza, muce mu nzira ya diplomasi y'ibiganiro, mutanyuze mu nzira ya diplomasi yangiza abaturage. Urakoze Mushumba. Aho ngize ikibazo nibaza ni ko mu gihe cyakira hariho izo nzego zose uko ari eshatu, hariho umwami, umutambyi n'umuhanuzi. Bahuzaga bate imikorere yabo? Wenda tuze kureba aho bihurira n'imikorere yabo muri iyi minsi, kuko bariho n'uyu munsi bariho. Urumva ikibazo gihari kugeza kuri izi saha, umutambyi yambuwe ijambo, umuhanuzi nawe yambuye ijambo. Aho atambuwe ijambo, hamwe yitwaye nabi n'umuhanuzi yitwara nabi. Birasaba rero ibihugu byubatse ibyo, umutekano uzabaho. Kuko riba ngo abantu banjye nibicisha bugufi bagasenga, nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Icyo kintu uri kucyumva? Yego. Nibicisha bugufi. Abantu b'Imana nibicisha bugufi bagasenga. Umva, ingabo nizijya ku rugamba zizarwana zibona intsinzi. Bibiri ivuga abantu b'Imana na abantu banje. Bivuga ko hari abantu. Ubwo ni muri rusange. Oya, hari abantu hakaba n'abantu b'Imana. Iba abantu bagiye babimenya. Abantu n'abantu. Hari abantu hakaba n'abantu b'Imana. None Bibiri ivuga abantu bose ni abantu b'Imana. Bivuga abantu banje bakirijwe bavutse ubwa kabiri nibicisha bugufi bagasenga. Nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Nibarambura ibiganza bagasaba imvura yabuze, nzagusha imvura. Ibyago nibiteza igihugu, nibitera igihugu, nzazamura ibiganza senge ibyago bikurweho. Icyabayeho ni iki rero? Abahanuzi, inzego ntizamenye inshingano zabo. Hamwe na rimwe abahanuzi bakagombye gutanga message y'ubuhanuzi. Aheshi babaye abapolitisi batanga message za politiki kugira ngo bakome mu mashyi. Abatangi bakagombye gushyiraho umurongo mwiza wa diplomasi y'Imana. Baguye mu ruhanda rwa politiki, baguye mu rwobo rwa politiki. Kuko niba umutambyi yageraga imbere y'umuhanuzi, akavuga ati umuhanuzi yubahwa. Umwami yagera imbere y'umutambyi, umutambyi yubahwa. Rero ni ukuvuga ngo zari inzego zikorana buri rwego, rwari urwego rukorana rufite umumaro. Umutambyi akubaha umuhanuzi, umuhanuzi akubaha umutambyi, umwami nawe akemera bose. Hariho Bibiri bangwa Efurayimu yivanze n'andi moko, ayinuka nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Kwivanga ni iki? Ni igihe uzaba uri umuhanuzi ukajya mu bya politiki Imana itaguhamagara. Ni igihe uzaba uzi ko uri umutambyi utambirira ibyaha ukaba umunyabyaha nk'abandi. Uri umutambyi ushinzwe gutambirira ibyaha by'abanyabyaha, ariko uri umusinzi. Ariko uri umusinzi. Ariko uri umusinzi. Uri umusambanyi. Uri umunyabyaha ntacyo urusha abandi. Nkwiriye kugira icyo ndusha abo ntambira ibyaha, abo ntambira. Nkwiriye kujya imbere y'Imana ntafite umutima uncira urubanza. Hanyuma ba bantu nabo banyujije ijisho mu batambyi n'abahanuzi, byatewe n'iki? Bababuze mu Imana, bahawe urwaho, bafunguye imiryango. Leta nta Mana ibabonamo, igisirikare nta Mana kibabonamo, abapagani bataramenya Imana nabo nta Mana babimenya. Ni umuntu usa nk'abandi. Harubakwa iki rero? Harubakwa yuko umuhanuzi akwiriye kuba umuhanuzi, akamenya ngo
deparatoma yanjye, minisiteri yanjye niyo guhanura. yego Umutambyi akavuga ngo minisiteri yanjye niyivuga butumwa. Sibyo? Minisiteri yanjye niyivuga butumwa. Icyo kikubaho. yego Njyewe ndi umupasiteri, si ndi umupolitisiye. Akagendera kuri uwo murongo. Ndi umuntu ushinzwe gusabira abanyabyaha imbabazi, akagendera kuri uwo murongo. Ndi umuvugabutumwa w'ijambo ry'Imana. Ndi umugospo. Kuko ntabwo wasohora alubumu ya gospel ejo usohore alubumu ya sekira, ntabwo bijyanye. ngo bifite umurongo. Kube bifite umurongo. Ntabwo wavuga Imana ejo uvuga ibigirwamana. Umucyo ntawe wahurira n'umwijima. Hanyuma umuhanuzi nawe bati ndi umuhanuzi uhagarariye amategeko, bati nubwo namwe muri abapasiteri, muri abashumba, ntabwo muri munsi y'amategeko. Icyo nicyo kigomba kubaho. Icyo kigomba kubaho. Bivuga ngo hari intambara zibaho, ziri kubaho, cyangwa bitewe n'uko abantu b'Imana batabaye Imana. Abantu b'Imana nta muntu n'umwe uri ku isi udakeneye kumva Imana ivuga. Yego. Minisitiri akeneye kumva Imana ivuga. Nta muntu n'umwe uri ku isi udakeneye kumva Imana ivuga. Icyo cyubahwe gutyo. Yego. Perezida akeneye kumva Imana ivuga. Minisitiri akeneye kumva Imana ivuga. Abaturage General akeneye kumva Imana ivuga. Abacuruzi, rubanda ukeneye kumva Imana ivuga. Nk'uko buri muntu wese uri mu gihugu akeneye amategeko amugenga, amurengera, amurenganura. Niba rero mu gihugu iyi minisiteri y'abahanuzi yishwe n'iki? Abantu bavuze ngo Imana iravuze itavuze, bategereza ibyo ivuze barabibura, babaca amazi, bambara umwenda utari uwabo. Abatambyi nabo bananiwe gutanga ijambo rikwiriye ryihumure, cyangwa se ngo bashyireho umurongo. Kuko mu bihugu abantu bizera Imana bagisha inama Imana, bakanagisha inama abashumba. Hari ibihugu bifite abashumba bitwa bari muri leta nk'abavuga rikijyana ariko bavugira Imana. Ibyo bihugu rero nihavuka ikibazo, abapasitoro barashyira hamwe basengera igihugu. Yego. Abahanuzi we guhanura ubuhanuzi bwo kugumura rubanda. Urumva? Bwo kugumura rubanda. Ibyago nibitera igihugu, abahanuzi bazahumuriza ati nimuhumure. Dufite Imana yirukana haduyi yate. Yego. Dufite Imana iza irinze iki gihugu. Dufite Imana yavuze umutekano. Dufite Imana yatwemerera ubumwe n'ubwiyunge. Abo ni abahanuzi. Ntabwo bazajya kuri social media bati kiti kiraguye nimutabare nimuhunge, bagumura abantu bareke guhinga, bareke korora, kandi intambara ziriyo hirya. Yego. Abatambyi nabo bazicisha bugufi basenge. Uribuka bise bageze kuri Yorodani. Yosuwa yarasenze, Imana iramubwira ngo bwira abatambyi bahitse isanduka y'isezerano bahagarare muri Yorodani. Abatambyi bazatera intambwe yamanuke bahagarare muri Yorodani, Yorodani icikemo kabiri. Igihugu kibona inzira, abisiri babona inzira. Nico kibazo rero gihari. Izi nzego zigomba kubahana zikemera. Nabonye ejo bundi wenda ntanga urugero muri Kongo, sibyo? Yego. Umushumba umwe niba ari uwangirikane, niba ari uwayeri no wa Gatolika, bajya kubonana na perezida wa Kongo. Banaza kubonana n'umutwe w'abarwana M23. Ariko mu kanya gatoya twumva ibintu byakomeye. Oya, twumva ntibabyemeye. Twumva hasohoka itangazo ngo ntabwo ubuyobozi bw'amadini bukwiye kwicanga mu bya politiki. Icyo kintu uri kucyumva? Kirumvikana. Bita byerekana iki? Ko za nzego eshatu zidahari, ko zitemerana, nta gaciro zihawe, zidahabwa agaciro. Leta iravuze ngo ibyo
si ibyabo. Abanyamadini nabo bumvise ari ibyabo, ariko biriya byakagombye gukora izo nzego zigize gute zubatse. Hari ibihugu biyoboye ibintu byabo ku rwego rwo kwizera Imana, ku buryo n'igihugu cyabo kigiye gutera ikindi gihugu kubera umutekano wacyo bashobora guhamagara abahanuzi cyangwa abapasitori ati murabivuga iki. Hari ibihugu byubatse gutyo mu myizerere y'ijambo ry'Imana. Aha hantu rero hamwe twavuze ngo Efuremu yivanze n'andi moko ahinduka nk'umutsima udasembuye, ni abantu b'Imana bivanze n'ibitabareba, bakoresha inzego zabo nabi, Nibaza yuko rero icyo watangiye umbaza ngo mbese ni ukugaruka kwa Yesu cyangwa ni ibyahanuwe bigiye gusohora, nabwo twabivuga. Ariko Matayo 24 yavuga ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Hazabaho intambara, hazabaho ibyorezo twabonye za covid, abantu bose buri muntu wese yirirwa harara, abagabo banywa igikoma, abantu baryamye mu nzu ubuzima bwarahagaze, akantu gato ka mikorobe katagaragara ibyuma bitapima gashyira isi yose mu nzu kica abacuruzi, kica abami, kica ibikomangoma. Intambara twarazibonye muri bihugu byacu bya Afurika, byo zihoramo. Ishyanga rizatera irindi shyanga, inzangano mu bantu zizagwira, abantu bazabanyamwigendaho, abana bazagambanira ababyeyi babo. Birimo no kugaruka kwa Yesu. Niba Yesu yavuze ko hazabaho intambara, kugira ngo si intambara tuzazihagarika. Intambara zigomba kubaho, ndetse ikindi yavuze ko hazabaho amadini menshi. Yesu yavuze ko hazabaho amadini menshi. Nubwo leta zimwe zizafata imyanzuro zishyira amadini ku murongo, izindi ziweti nagabanuke, izindi ziyasenye, izindi ziyagire gute, bireba ngo hazabaho amadini menshi. Uzayafunga hariya handi afunguye, nari hazabyara menshi, kuko ibyanditswe byera muri Bibiliya byose bigomba gusohora. Bigomba gusohora. Ariko niba ari ibyanditswe byera by'ubuhanuzi, ntidufite ikibazo cy'ibyanditswe, ntitunafite ikibazo cy'ibiri gusohora, ahubwo dufite ikibazo cy'ababyiyitirira. Njyewe rero ndi umuhanuzi uri buhanura amahoro. No mu gihe abantu bari kwiyahura, ndababwira ko Yesu atanga amahoro. No mu gihe za katusha n'ibindi bitwaro binini biri kurasa, ndaho bari kurasa, nzabwira ngo nimuhumure, Yesu arinda itorero akarinda n'abantu. Umuntu w'Imana no mu ntambara ntabwo yiyanduza. Umuntu w'Imana no mu ntambara ntabwo yisiga umwanda. Dusoze tubwira abakristo bo mu bihugu bitandukanye birimo intambara, tubabwire ngo mu ntambara niho Imana irebera umukristo. Cya gihe uri mu nkambi ufite ibyo kurya abandi batabifite. Urakoze mushumba, ngiye kukubaza ngo mu nzego zose zibaho nta rutagira urwego abarushyigikira, kandi muri izo nzego zose hakabamo abasenga cyangwa abakristo. Ese mu bihe by'intambara by'imvururu umukristo yakwitwara ate? Icyo umukristo yitwara muri izo ntambara, ndi umukristo mu mvura, ndi umukristo mu zuba, ndi umukristo mu mahoro, ndi umukristo mu ntambara. Ubukristo ntibugira garanti. Umukristo ni umukristo ku kintu cyari cyo cyose. Indirimbo y'108 igenda umukristo ku kintu cyose. Ndamaramashe mu rugendo rwanjye, ikintu cyose cyagusiga umwanda kikakwambura umukristo. Ubukristo biravuga ngo ukiyambure nawe. Umukristo ntamena amaraso, umukristo ntiyicara, umukristo asangira n'abantu iyo afite icyo kubaha, umukristo arihangana. Ntabwo agakiza ngo reka mbe nkabitse nzagafata ejo mundi mbanze nivuna abanzi. None umwanzi ugiye kwivuna yakwica ugapfira mu byaha. Muri biriya bihe pasitoro ntabwo amanika inkoni, ntiyambura ikote rya gishumba. Umukristo ntabwo yiyambura umwambaro w'ubutwari wa gishumba. Umukristo agomba guhora kwiki
birabago ni muhumuriza abantu banjye. Kandi umukristo asenga iteka, musenga iteka mu bihe bino mu bihe byiza, murushaho gusenga. Niba uri mu mpunzi, uri mu nkambi y'impunzi, cyangwa imbunda ziri guturika hejuru yawe, cyangwa ufite ubwoba, hagarara kigabo usenge. Kandi Imana no mu bihe bibi, Imana irinda intore zawe zitakira ku manywa na nijoro. Yego. Urakoze mushumba. Guhunga biremewe? Abiseri barahungaga. Biriya biba ngo iyo umunyakenga abonye ibibi bije, umunyamakenga, iyo umunyamakenga abonye ibibi bije arabyikinga. Yego. Kwikinga kubukijijwe ntibivuga yuko isasu ryagutinya, bivuga ko imbunda itakurasa, bivuga ko umugizi wa nabi atagutema umutwe. Kuko umuntu, hari igihe umuntu yiyambura umwambaro w'ubumuntu akambara umwambaro w'inyamaswa. Ahubwo guhunga biremewe ku mukristo, kuko n'Imana iba yamubwiye aho agomba guhungira. Aba afite ubwenge bw'Imana. Urakoze mushumba. Reka tugaruke cyane ku buhanuzi bwavuzwe ndetse bukanakomoza cyane ku Rwanda na Kongo. Mushumba, uyu munsi hariho amakuru menshi y'abasabira u Rwanda cyangwa ibihugu byinshi bisabira u Rwanda igihano bitewe n'intambara iri muri Kongo, kandi bagashinja u Rwanda ko rufitemo uruhare. Murabivugaho iki nk'umuhanuzi? Icyo gihe nshobora kuvuga mu nshingano mfite, ni inshingano yo gusengera igihugu. Yego. Sinkora mu miryango y'ubwiyunge, mu muryango mpuzamahanga ngo ntegeke ibihano. Sibyo? Nta nubwo ibyo biri mu nshingano zanjye. Icyo nzi ni kimwe, nuko dufite inshingano zo gusenga. Yego. Mu nshingano zanjye zo gusenga rero nsaba amahoro. Amahoro nabe mu Rwanda, amahoro nabe mu gihugu cy'Ubugande ndimo mu mujyi wa Kampala, amahoro nabe Bugande. Ubiba amahoro azasarura amahoro. Yego. Ubiba intambara azasarura intambara. Mushumba, abahanuzi benshi babivuzeho byinshi bitandukanye. Nkawe nk'umuhanuzi, nta kimana yaba yarabikubwiyeho cyangwa se ubuhanuzi namwe mwagiye cyo mutangariza abakurikiye? Buriya ubuhanuzi, jewe mu biganiro byose nakoze nk'umuhanuzi, ibintu Imana ishobora kumbwira ibintu sinze kuri kamera mvuge ngo Imana yamvuze. Nkabivuga nk'ufite ubwenge kandi abantu bakabyumva. Kabiri, hari ukuba umuhanuzi uhanura, hari no kuba umwinginzi. Wingingira isi, wingingira ibihugu. Ndi umunyamasengesho. Iby'Imana yambwiye rero, inshingano Imana yampaye ni ugusenga. Abantu nibasenge, basengereye isi, basengere ibihugu, basaba umutekano, Imana itanga umutekano, basaba ubumwe, Imana itanga ubumwe. Kandi abantu bareke kugumura abandi bakoresheje ubuhanuzi. Intambara zose, amakuba yose uko yaba ameze, Imana irayategeka. Yego. Byose biri mu biganza by'abakozi b'Imana. Je nizera ko abantu basenze intambara zirangira. Nizera ko abantu basenze Imana izana umutekano. Kandi ibintu bibihuza n'ibindi. Je nta bwoba mfite. Kuko mfite ubwoba, ntabwo naba nicaye kuri kamera ntarajya kuzana abana banjye bari mu Rwanda n'umugore wanjye. N'urugero nguhaye. Yego. N'umusaza n'umukecuru muri Kigali, mafite umusaza w'imyaka 93 n'umukecuru w'imyaka 90. Nizera ko Imana mu Rwanda hari amahoro, n'ahandi hari amahoro, no muri Kongo ko amahoro agiye kuboneka. Azaboneka, abantu bagatekana, intambara zikarangira muri Kongo. Yego. Kuko nta kintu na kimwe kibaho Imana itakibonye. Kandi hari abantu bapfukamye bari gusaba umutekano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Kandi Imana izumva gusenga kwabo. Kuko intambara irasenya n'iyungu.
kugera kuri kamera ati murapfuye nimuhunga intambara irabaye, imvura iraguye. Nta munsi imvura itagwa mu Rwanda, nta n'umunsi imvura itagwa muri Kongo, ahubwo abantu nibasaba Imana umugisha, basaba ubwumvikane. Ega gatama hari ikintu gisigaye kimfasha. Niba ari ibyo nanyuzemo n'ibyo ntabonye, nta muntu urya ibiro 5. Yego. Umuntu wese arya biki. Umuntu yubaka ikizu kivuye kigerere hari urasanga arara muri metero 4 kuri 5. Umunini abyara icyumba kinini usanga abantu barara kuri 5 kuri 4. Nta urara mu cyumba cya metero 20 kuri 15. Uzasanga umuntu akomere agira ubwo. Umuntu yubaka icyubahiro akagira imbunda zimurinda, akagira uburinzi, ariko yajya no kuryama. N'abayobozi bayoboye ibihugu bikomeye, ajya muri cya cyumba gihe yajya kuryama agafungira imbere, afungishije inzugi z'itamenwa, hanze hari imbunda zimurinda, hari za kamera, hari imbwa, hari inzego z'umutekano, no muri cya cyumba yagenda akegeka agafungira imbere. Bigaragara ko umuntu wese atinya urupfu. Umuntu wese atinya urupfu, n'umuntu wese, nubwo abantu bagukorera uburinzi, ugira n'uburyo nawe wirindira umutekano wawe. Yego. Niyumvisha yuko rero Yesu azaza intambara zishire, abantu bahe mu mudendezo babiho no mu mahoro. Icyo twakora ni uguhumuriza abari muri gereza, ni uguhumuriza ababuza babo mu ntambara, ni uguhumuriza abari kwa muganga b'inkomere, ni no kubwira abantu abo bireba. Ugeze ku hari amabiro menshi nagiye ninjiramo iwacu mu Rwanda, ugasanga ku mabiro handitse ngo bireba. Ibibazo by'abaturage niwe bireba. Ibibazo byo muri iyi biro niwe bireba. Hari abo bireba bashobora kwicara bakabiganiraho. Jewe icyo nshinzwe ni ugusenga, no gusengera igihugu, no kwibutsa abakristo mu kutivanga mu bitabareba, no kubwira abahanuzi ko batagomba guhanura bya biracitse, no kubwira abantu ko no mu bihe by'intambara ubukristo bukomeza. Urakoze Mushumba. Tusanzwe tumenyereye cyane ubuhanuzi kuva kera twabwumviraga cyane mu rusengero. Bitandukanye n'iki gihe ubuhanuzi busigaye buca no ku social media. Ese ibyo bintu bivuga wiki? Nyine ubwo buhanuzi bwo mu social media bwatangirwaga mu rusengero kandi bukagera hose. Buriya buhanuzi bwo mu social media mpamya neza yuko akeshi ntabwo ari ubuhanuzi bwavuye ku Uwiteka. Yego. Buba bwavuye ku Uwiteka. Jewe mbyita publicity. Kuko ubuhanuzi bw'Imana, iyo umuntu ahanura ubuhanuzi bw'Imana, avuga mu izina ry'Uwiteka. Ariko je nk'umushumba mukuru, nubwo umushumba mukuru cyane ari Bibiliya, je nk'umushumba umaze imyaka ushumbye itorero. Ikindi nk'umuntu wize Bibiliya, ikindi nk'umuntu uzi iby'impano nk'umunyempano. Ubuhanuzi bwinshi buca kuri YouTube ntabwo ari ubw'Imana. Yego. Nijwi ry'umuhanuzi ukora publicité kugira ngo abantu bamenye ko ahanura, baze kumushaka abakuremo inyungu zabo. Yego. Abakuremo inyungu ze. Mu inyungu ze. Kuko ntabwo Imana yaguha ubuhanuzi bw'itorero ngo bujyane kuri social media. Kandi itorero wasaba pastor akaguka butambutse. Ntabwo Imana yaguhanuzi bwa Apotre Yongwe uzi wanje mu rugo naho nkorera naho nsengera ngo bujyane kuri social media. Yego. Ntabwo Imana yagutuma kwa perezida uje kuvuga ibyo yagutumye kuri perezida kuri social media. Yego. Ntabwo Imana yagutuma ku ngabo z'igihugu uzi ministeri y'ingabo aho iri uje kubiba buriya iriya ni publicité abantu babikorera kugira ngo abantu bakunda ijwi ry'Imana bamenye ko ari abahanuzi babakuremo inyungu zabo. Maze imyaka 6 nkora ibiganiro kuri social media, uko zibisha ubushakashatsi abantu bandusha ibiganiro, uteranije ibiganiro nakoze ku mbuga zitandukanye no ku macano, biragoye kubona ubindusha. Ni bakeye. Kuko hari umunsi navugira byanashoboka ko ntawe. Kuko hari umunsi nakoraga ibiganiro 10 birenga 10 ku macano atandukanye. Cyase nkakura kimwe ariko bakaba hari kamera 20 cyangwa 10. Yego. Bose bagashyira ku macano yabo.
ariko nta munsi nigeze mvuga ngo Uwiteka aravuze wagiye kubibi. Ariko nta n'umunsi ndara ntahanuye. Imana impaye ubuhanuzi bw'umuyobozi ndamuhamagara nkayimubwira cyangwa ajya kumureba. Nagiye muri ministeri zitandukanye ahantu hatandukanye bakicara nkabaha ubuhanuzi Imana impaye. Sibyo? Yego. Nahamagaye abantu batandukanye babwira message Imana yampaye. Ariko nzi gutandukanya ubuhanuzi bw'umuntu n'ubw'igihugu. Nzi gutandukanya ubuhanuzi bw'umuntu uri gukora publicité n'umuntu watumwe n'Imana. Yego. Abantu ho ntibashigendere kuri ibyo bya social media ngo Magayane yarabihanuye, umuhanuzi runaka yarabihanuye, ngo byagenze gutya na gutya. Oya. Nibamenye yuko hari abatubuzi bari muri social media babeshyera Imana ngo iravuze, bahuza amarangamutima na experience bafite yo guhanura. Imana itavuze. Imana ni guha ubutumwa bw'umuntu uzaba umushyire, ntuzabujyane kuri social media. Kandi nubwo abahanuzi bahanuye, ese abantu bagiye hariya bagahanura ko amaraso amenetse mu gihugu, nanjye nkajya hariya ngapfukama ngo sinshaka ko amaraso ameneka mu gihugu, Imana yakumva nde? Ntekereza ko yakumva wapfukamye. Yakumva je wapfukamye wanga ko amaraso ameneka. Imana ije kurimbura Isodomu n'Igomora. Yabwiye Aburahamu ati nubwo haboneka umukiranutsi umwe nzahakiza 30. Niko Aburahamu yayibwiye. Ati nihaboneka 5 agera ubwo bago nihaboneka jewe Imana mbago nzahakiza ku bwawe wenyine. Nanga umurongo wa Bibiliya Yeremiya ibice 5 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Habago ni muce mu nzira z'i Yerusalemu mu muharuro no mutwira dutuye murebe ko haboneka umuntu w'umukiranutsi. Nihaboneka umukiranutsi umwe nzabakiriza igihugu. Kuki hari abantu rusanga bagwa intambara irabaye bakatsa umuriro bakaramuka bareba kwinyeshyamba zateye bakaramuka barebye ko ibyago byaje mu gihugu. Ukunda intambara izamwica. Yego. Ariko ukunda amahoro azaba mu mahoro. Ugasanga abana ati intambara ziraje harakeye, ukumva abantu bishimye babihinduye saba, ejo bakikorera imbabura bakikorera imifuka bakagira gute bagahunga ukaburana n'abana bakajya mu munzi bakarya ibigori na kawunga nabyo batabibonye. Yego. Uwifuza intambara izabwica. Uwifuza amahoro azaba mu mahoro. Yego. Abo bahanuzi rero bagumura ati karabaye. Ntabwo Imana ibemera. Nta nubwo Imana yabatu. Twebwe Imana yaduhaye guhumuriza abantu. Nimusenga amahoro aboneke. Nimusenga impande zitumvikana ubifite mu nshingano zumvikanisha. Abaturage na rubanda ruri mu mutekano. Nibyo nemera. Urakoze Mushumba. Ndagira ngo wenda tusa nk'abagana ku musozo mugire message mugenera by'umwihariko abo bahanuzi. Message tugenera abahanuzi icyambere nibamenye ko ubuhanuzi bugira uruhare mu gusenya igihugu. Nibamenye ko ubuhanuzi bugira uruhare mu kudindiza ibikorwa bya leta. Nibamenye ko ubuhanuzi bubuza abakristo gukora, kuko witeguye intambara ntiwahinga, witeguye intambara abana ntibakwiga. Hanyuma abo bahanuzi niboye gufata imyumvire n'ibyo bakeneye mu bantu ngo babihuze n'ubuhanuzi. Nibavuga ubutumwa bwiza batandukanye message y'igihugu n'iy'abantu. Imana nibereka babijyane kubo bireba. Imana igumugisha katanga. Urakoze cyane Mushumba. Reka ndangira abantu ndangize mbaha telefone yanjye. Ni hangendi Ibugande Kampala, ni hano dusengera hano Kabuso mu bitara. Uhagaze mu bitara bya Kabuso uhita ubona hayi Vigitori, ni muri garden iri imbere aho niho tugira sare dukoreramo abantu bajya bitabira amateraniro. Tugira icyoto cyo gusaba kuwa 3 kuva saa 4 kugera saa 12 za nimugoroba. Ubwo saa 10 dusezerana abantu bagataha, bamwe ababishoboye tukakira n'abavuye mu kazi abandi tugakomezanya. Tugira umugoroba w'ubuhanuzi kuwa 5 overnight, umugoroba w'ubuhanuzi ni kuwa 5 kuva saa 12 kugera saa 5 za nijoro abantu bagataha. Hanyuma mu minsi imbere tuzadukesha tugeze mu gitondo. Tugira amateraniro ku cyumweru ku isaha ya saa 4 kugeza isaa 8. Yego.
deliverance, dusengera abarwayi, dusengera abafite ibyifuzo, twumva ijambo ry'Imana. Turararikira abantu kwitabira ayo materaniro. Telefone yanjye ni 0756 076 910 378 hano Kampala i Buganda. Ukeneye uri mu mahanga, ukeneye guhamagara ubwo ni please guteranya 256 ugahita ushyiraho 7 6 910 aha 210 378 nsubiremo guteranya 256 900 yego 210 yego 378 yego 210 378 uraza kuyandika. Urakoze cyane. Ngira ngo na WhatsApp murayikoresha. Na WhatsApp ukeneye kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga uradukurikira, cyane cyane ukurikira ijambo ry'Imana. Yego. Tuzakomeza kubaha ibiganiro bitandukanye. Urakoze mushumba, utaradusengera ngo dusoze, ndagira ngo ugire message utanga y'ibirebana n'icyo kibazo gihari cyane cyane hagati y'u Rwanda na Kongo. Icyo twatanga twebwe message twatanga nuko buriya abakongomani n'abanyarwanda turi bamwe. Yego. Abagande n'abanyarwanda turi bamwe. Yego. Nta muntu ugomba kwambura uburenganzira bw'umuntu. Yego. Umuntu wese akwiriye kugira uburenganzira, yaba ari umunyarwanda uri Bugande nk'uko dufite umutekano, baba ari abanyarwanda bari muri Kongo bakagira umutekano, bari abakongomani bari mu Rwanda bari Bugande bakagira umutekano. Icyica umutekano gikomoka kuri Satani. Yego. Abantu icyo Satani yambura abantu n'urukundo. Hamara kubura urukundo abantu bakikubana, muri bwa bwikubane akabura ubwumvikane, intambara zikaba, amaraso akameneka, umutekano ukabura. Yego. Message twaha abakristo no gusengera Kongo, gusengera umutekano w'ibihugu dutuyemo. Buri muntu wese afite inzira nziza y'amahoro. Reka dusenga Imana. Murakoze cyane. Nyagasani Imana iri mu ijuru, turagushimira iki kiganiro dukoze, kumugisha bazatwumva mu migabane itandukanye, kumugisha bazakurikira Asafu 9 TV, hanyuma n'abazakurikira The Vibe. Umwuka wera azabayobore, uhumugisha ibihugu byacu bya Afurika, cyane cyane utanga umutekano muri Kongo, urinde igihugu cyacu cy'u Rwanda, urinde iki gihugu turimo cy'Ubugande, utanga umugisha mu banyarwanda, kandi wibutse buri mukristo hari hose ku isi kubahiriza inshingano no kurema amahoro n'umutekano no kugandukira leta no gukora ibikorwa byose byo kwiyubaka, kuko umuntu agomba kugira roho nzima mu mubiri muzima, mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Ni kuri The Vibe TV na Asaf 9 TV. Tubasabe ko mwakora subscribe, mukora share na comment. Ni inkunga yanyu ikomeye. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Bye. Bye.